nta mpamvu niyi nimwe yatuma nkuko nyakubahwa perezida Paul Kagame yabivuze ngo ntago umuntu ashobora gupfa kabiri, nta nubwo ibyo bintu bizabaho. Niyo mpamvu nanjye ibi bintu mbihuje n'amakuru ngiye kubagezaho nkuko mbivuze none ahangaha mbisubiyemo nkuko nyakubahwa perezida Paul Kagame yabivuzeho. Hano muri Congo hariyo abantu benshi bari gupfa, kandi abo bantu bari gupfa ntago amahanga ari kubareberera, ntago ari kubareba ngo yite ku mpfu zabo za hato na hato, ngo yite nyine ku rupfu rw'agashinyaguro bari kwicwa n'interahamwe. Ubwo ndavuga FDLR, nkavugamo kandi n'ingabo za leta ya Kinshasa, FARDC, Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi aricyo gifatanya bikorwa gikomeye. Niwe mutera nkunga w'intambara ukaze cyane ara mu Burundi, hano muri Congo, kuko niwe muntu ufite abasirikare benshi cyane hara mu rugamba. Ibi bintu rero turaza kongera tubihuze n'impfu z'abaturage cyangwa se z'abasivile bari gupfira hari imurenge, kandi bari gupfa ari benshi pe, bari gupfa ari benshi ku buryo bugaragarira amaso ya buri wese. Bantu bacu, narabwiye ngo nta makuru igihuwa nzigera mbahereza, ariko ara makuru nakira nkahita mvuga ati amakuru nakasa mutwe, nkava ati aya makuru arakaze, aya makuru kuyageza ku bakunzi banjye nkumva nanjye birandemereye, ariko nta yindi shu afite usibye yo kuyabagezaho. Ngiye navuze ngo ikintu cyabaye nzajya nkivuga uko nakibonye cyangwa uko nkizi uko kimeze. Hano muri Congo hari kubera ibintu navuga ko ari ishyano rikomeye cyane. Gusa nubwo bimeze uko, hariyo umucunguzi, hariyo umuntu wemeye kuvuga ati gendemera nikorera ibyaha ibibazo by'abakongomani byose ngishyire ku gahanga nemere ndwane umuhenerezo. Nta wundi rero ni General Sultan Makenga. Uyu mugabo rero wamaze kuba akora igikorwa gisa naho ari igikorwa gihambaye cyane, kuko ibi ndaza wenda kubigaruka ku rundi ruhande, ndaza kubivugaho. Makenga asa none n'uwakoze ikintu gikaze gikomeye cyane, ndetse akaba yababaje Tshisekedi ndetse na mugenzi we Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bintu byababaje cyane. Urugamba rwatangiye kuva ku masasu, ubu twagiye mu buryo bwa politike muri dipromacy. Uru rugamba rugiye gufata indi ntera. Tshisekedi ari gushaka abatera nkunga anyuriza iburyo n'ibumoso, ari kwambaza izi kuzimu, izo hasi n'izo hejuru, ngo arebe yuko wenda hari icyakorwa, arebe yuko ashobora gutsinda M23 kandi mu buryo bw'intambara. Ariko mwabagabo, mwabantu, bantu mudukurikiye mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, ndagira mbabwiza ukuri ko uru rugamba rwamaze gufata indi ntera. Ngiye nicaye akanya karekare cyane ndasoma ku bitangazamakuru byose, byaba ibitangazamakuru mpuzamahanga, byaba ibitangazamakuru nyine bikorera no mu Rwanda byandika mu kinyarwanda, ubwo niko ndi kubivuga, ndetse n'ibitangazamakuru bikorera mu Burundi byandika mu Kirundi, ndetse no muri Congo. N'ururimi ntumvaga najyaga kurushakisha nkarushyira mu rurimi numva, kugira ngo menye neza iki kintu cyari gishatse kuvuga iki muri rusange. Bantu munkurikiye aya masaha, ndagira mbabwiza ukuri, hatabaye igihinduka genocide iraza gukorerwa ara muri Congo, iraza gukorwa pe, ndetse na nubwo iraza gukorwa kuko isa niyatangiye, kuko niba FDLR ibihumbi birenze bingahe byamaze kugera hari imurenge bari guhangana na M23, noneho bakaba batari kuvuga ngo baraza kurasa umusirikare wa M23, bari buze no kwica umuturage. Mwabantu, ibi bintu biraza guhagarika hishwa abantu banganute. Ibi bintu wenda ashobora kubivuga mukavuga ngo iyi nkuru ni inkuru ishaje ngo imaze iminsi, ariko nababwiye ngo jewe kugira ngo inkuru mbe nayivugaho neza nkayitatura mu buryo bwanjye, nuko mba namaze kwakira ibihamya birenga bitatu bigaragaza neza ko icyo kintu kiri gukorwa. Ubwo rero namaze kubona yuko byanyabyo biri official. Aba basirikare barenga ibihumbi 4 boherejwe n'umugabo bita Kayumba Nyamwasa n'aba FDLR bari bamaze iminsi batorezwa ara mu gihugu cy'u Burundi. Ari mpamvu njya mbabwira ngo Uburundi bushyigikiye iby'intambara ibera hano muri Congo, ndetse kandi nyuma y'ibi Uburundi buzishyura ibibazo byabere hano muri Congo, ndetse kandi si ibyo gusa, kuko na Tshisekedi ubwe azabizira, nkuko afande Colonel Wiringoma mbere yuko yitaba Imana, mbere yuko bamurasa, baramubajije ijambo ati se ibi bintu ubibona ute Tshisekedi akora? Aravuga ngo azabishyura. Yabivuze mu rurimi rw'ikinyarwanda, yabivuze mu rurimi rw'ikinyarwanda, aravuga ngo azabishyura. Ntago yarazi kuvuga neza ikinyarwanda, yabivuze nyine mu buryo azi mu rurimi rw'ikinyarwanda. Hanyuma aravuga ngo azabishyura.
kandi ntago yigeze abeshya. Mwabantu mwe, ibintu biri kuba hariya biteye agahinda, birababaje cyane. Birababaje kubona abaturage bataka ariko bakabura batabara. Birababaje kubona abaturage bakicwa na leta yabo, Ibi bintu ndavuga ko ari agahinda gakomeye cyane. Buriya abaturage niyo bapfa ari babiri gusa, bagapfa mu buryo bwa buri munsi, ukuri gushoboka kose ndababwiza ukuri, abo baturage ntago ari bake. Kuko wahita wibaza ngo mu minsi 5 hapfa abantu bangana barenga 10, ibaza abantu 10 mu minsi 5. Kandi coalition iyi coalition yatatse nta mpuwe ifite, ntago iri kureba umusirikare wa twirwaneho cyangwa M23 wabavuze ko bari bwice n'abaturage. Noneho ibi bamaze kuba babyivugira neza muri video bakoze abasirikare ba FDL, ati tugiye kurasa duhere kuri buri umwe araba ari yaduye, abo mwana, abo musaza, abo mukecuru, mwoka byara. Usibye M23 habaye igatabara, ndi kwibaza ubundi ubu habamaze gupfa banganute. Hari ibintu biberana muri Congo akeshi tuvuga mukavuga ngo muba mutubeshya, ngo muduhe ibimenyetso. Hari ibimenyetso byerekanwa, hari n'ibiterekanye. Ubu ninde wajya gufata video ari marapfa? Ninde wajya gufotora kibuka gupostinga arimo kwirukanka acika ngakire arebe ko yakira? Ese ayo mavideo azafatwa na coalition atangazwe? Kambabwiza ukuri, ibi bintu biri kuberana muri Congo, M23 yari yatabaje igihe kirekire cyane gishoboka, baranditse amatangazo, bakoze buri kimwe ngo bumvikanishe yuko hari igikorwa kibi kiri gukorwa na Kinshasa. Ariko namaze kubona yuko ibi bizaba sinzi uko nabivuga, aba ba Trump bahakana yuko FDL itabaho, katari umutwe w'iterabwoba, atari abicanyi ruharwa karundura, bazajya kwemera yuko ibaharuka abanyamurenge bashize. Sorry mujye mumbabarira ukuntu mbivuga, nkabivuga mu buryo butari bwiza, gusa mujye mubyumva, mujye munyihanganira. Bashize na bashije bikunda kunzamo cyane, ubwo iryo jambo rwose nkunda kurigwamo kenshi gashoboka, mukambwira ngo ntago nzi ururimi rw'ikinyarwanda neza, ariko ndaruzi kuko ni kavukire yanjye, ahubwo nuko nyine biterwa n'uburyo kinyine ubivuga cyangwa sinzi, ariko no kujya mbihindura nyine. Bakunzi bacu, ntago njya nitaka, nta nubwo njya nigira umunyamakuru wa mbere urenze, ariko kamabwiza ukuri ndahamya neza ko abantu babahereza amakuru y'ibintu biri kubera mu minembwe, muri za minembwe, ntago njya mbabeshya mbabwira ibintu biri kuba. Kuko none angaha mutaramu wanjye uriyo amaye amakuru, ariyo mpamvu mubona mu isura yanjye ntishimye. Amaye amakuru navuga ati aya makuru nakasamutwe, kuko niba coalition noneho tuve kuri FDL katugaruke kuri FARDC murabizi neza cyane ko ari gisirikare cya Congo, ari gisirikare cy'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyakabaye gishinzwe kurindira umutekano abasivile n'abaturage nyine. Ariko ibaze niba bari gufata intwaro bakarasa umubyeyi, bakamwica, abana barebera bahagaze, bagafata nabo bana bakabica. Ibi bintu bibaragahinda gakomeye cyane, bibaragahinda gakabije, ariko nimvuga ngo gakabije, kabaragahinda gakabije cyane, mu byumve neza cyane, kuko ni ibintu bibabaje cyane birenze giye mita numva. Ni ibintu none iyo bigeze ku muntu w'umumama, je numva mbabaye ku rundi rwego. Noneho biva ku rwego rumwe bikajya ku rundi. Kubera iki rero? Kubera ko ibi bintu biri gukorwa n'abakabaye babarinze. Gusa M23 natwirwaneho hari igikorwa bakoze gikaze cyane, bakaba babashije kuza ngo bagasubiza inyuma abo barwana ku ruhande rwa coalition nyine. Ibi rero nagahinda gakabije gakomeje cyane kubera hariya muri Congo. Gusa 23 none ahangaha ubu tuvugana hari igikorwa cyiza cyane batangiye kugira gute kugenda bakora mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubwo rero bakunzi bacu munyemerere, ubwo ngubwo amakuru yara mu minembwe ndabahaye, guhera yitwa za Mitamba ni wari kubera ibyo bikorwa,
kugaruka kugera hano neza muri groupement ya Bijombo, urumva harimo n'uduce twa za Murenge n'ibindi bice bindi bigiye bitandukanye, n'ibyo bikorwa n'ama operation yose ari kugenda yumvikana cyase biri kugenda bibera. Gusa ubu ngubu tuvugana nyine umutekano uri kugenda ugarurwa n'iza Sarambwe iyo FDR zitagenze gutyo nkuko ngo zibona inzira ngo zinjire, zo nta mpuwe zifite habe na nkeya, habe n'utungutu two kubona umwana arize ngo bamubabarire. Oya, nawe bavuga ko ari yaba afite grenade. Mwuka byaramwe ibi nagahinda gakomeye cyane. Hari mpamvu babwira ngo musenge mutisengeshejwe, mufukame mujye ku mavi musengera abantu bakongomani, kuko nibyo byonyine byo kubarokora, kuko hatabaye imbaraga z'Uwiteka Imana. Ndahamya neza ko aba basirikare barwana ku ruhande rwa Kinshasa ndetse n'aba barwana ku ruhande rwa FDLR bari gushaka ngo kureba ngo ikiciro ngo bagezeho. Ese ubundi wajya gupima imbaraga uzipimira ku museviri umwica? Iyo bagiye ku basirikare bagenzi babo bakarasana bakareba ikiciro bahagazeho, nonanga basi bakarasa M23 bakayisubiza inyuma bagafata n'uduce, ariko abaturage bakabareka. Ubu nk'ubu mwambwira impamvu FARDC irasa abaturage? Mwambwira ukuntu igisirikare kizima cya leta cyatojwe kizi agaciro k'ikiremwa muntu, kizi buri kimwe, kifata kikajya kurasa abaturage? Koko Kisekedi wabaye ute? Ibi ni bimwe muze hajya avuga abantu bayo ngo umuze ngiki niki. Oya, abavuze ukuri gute umuntu nka president nkuri gute yaba president, umuntu utashobora kugira kunonga avuge ngo reka ndengera abaturage banje. Urumva ibyo ataragahinda gakomeye cyane. Yes, bunyemerere iyo nkuru tuyiveho. Nari nababwiye kare mu masaha atambutse ko turaza kugaruka ku mujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira rero kugeza amaginga aya ngaya nawo butuvugana uri mu byago bikaze cyane, kuko hari amakuru avuga ko M23 yaba iri kugenda igira gute ngiwusatira mu ibanga rukomeye, iri kugenda iwugenda runono. Ushobora kwibaza tese M23 yaba iri kugenda runono ute Uvira? Mu magambo make nka gusubiza ati Uvira hariyo abasirikare basigayeyo b'intare za Sarambwe bambara civil kandi bakora akazi kabo neza, abe ku manywa bakagakora, abe nijoro bakagakora, kandi ukaba utabamenya. Aba n'abakongomani pire mu bakongomani bose n'abakongomani, ariko ababo n'abakongomani banyabo, babandi bazi kwijijisha mu buryo bugaragarira amaso buri wese. Noneho rero kubera yuko ubu tuvugana none kuri iyi tariki ibintu byabye bisa naho byamaze guhindura isura, M23 ahitwa Imasisi bafasheyo uduce, ngira ngo nigeze kubikomoza mu kiganiro cyabanje, nubwo kitabashije kugaragara kuri bamwe muri mwebwe, ariko M23 yigaruriye uduce twinshi two muri territoire ya Masisi, ndetse ubu tuvugana ni nayo iri kugira gutega control. Ahangaha rero kandi nanone ikindi kintu nakubwira nuko kugeza ubu ngubu maginga aya ngaya ahitwa Yarakaye Ping ndetse ahitwa Rusamambo ndetse nano muri Nyabyondo muri Masisi hose hariyo kugenda hakusanwa buri kimwe kugira ngo ibintu bibe byagenda neza cyane gataka kuri kagenzi kako. Hanyuma rero bakunzi bacu munyemerere update mbabwire ko zari zo ngizo. Turaza kugaruka ku yandi makuru mu yandi masaha. Bemba izo update yari inkuru imbonye nyine irambabaza, ndavuga ati reka nze nyibagezeho namwe mwiyumvire ibintu Kinshasa ikomeje gukora biteye agahinda, mwiyumvire ubugome bw'umugambanyi Never bw'umuhemu mubi cyane. Muraza kugira icyo mumva, hanyuma muze kunganiriza muri comment, mushyiremo imitima munakande like nyinshi cyane kuri iyi video, mu sharing igere kure kugira ngo nabagenzi banyu bamenye ibiri kubera hano muri Congo n'ubwicanyi bukaze cyane buri gukorwa n'abakongomani bagenzi babo. Yes, reka rero dusubire mu yandi makuru aza kuba ari imbere. Nitwa Pacifique, bye bye.